duteguriye bakunze umusaraba nimuze turya Yesu yaduteguriye. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe. Ubuntu, amahoro, ibyiringiro biva mu kwizera Yesu n'igitambo cye bibane namwe mu mitima yanyu. Nongeye kandi kubaha ikaze kuri iyi channel ya YouTube Ibyigisho TV. Mbifuriza ko ibyigisho byanyuze kuri iyi channel byagira icyo byahindura mu bugingo bwanyu, cyane cyane bikagera ku ntego yabyo. Intego yabyo iranditse kuri YouTube. Ni intego y'uko ubutumwa bwiza bw'ubwami bukwiye kwigishwa, ariko bushingiye ku ntego fatizo ivuga ngo kandi ko kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kwigishwa amahanga yose, bihereye kuri nge ubabwira aya magambo. Mbahaye ikaze, mbifuriza ko ikintu cyo kwihana ibyaha, kubibarirwa, cyamenywa na buri wese bihereye kuri ngewe. Tuje n'ubundi muri bya byinshi tubagezaho buri munsi ko tubonye uburyo. Uyu munsi turi mu gitabo cy'Umugenzi ku gice cya 18. Duherukana turi ku gice cya 17 cyavugaga ibya mwishakira ndamu, aho batungaga agatoki ndetse bakanacyaha abantu bose bifuza kuba bashaka indonke iyo ari yo yose, eida amafaranga, ubundi butunzi busanzwe, icyubahiro cyangwa urushako, bakabishaka bitwaje umurimo w'Imana. Aba bose kurimbuka kurabategereje, kandi kuko bangije umurimo w'Imana bazahura n'ingorane zo kuryozwa iri kosa bakoze. Turasa nk'abakiri muri icyo cyigisho. Mu nyemerere duce bugufi twinjire ku cyigisho cya 18 tujye gusenga Imana. Uhoraho Imana ikomeye, Data twese yabwa icyubahiro, ngushimiye urukundo rwawe rwabanye n'ubugingo bwacu. Ngushimiye ko wongeye kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe ryandikishijwe kubw'urukundo rwawe, ngo hagire icyo rikora ku mibereho yacu. Tumanitse amaboko ngo gutsindwa kwacu haboneke gutsinda kwawe, udutsindishirize. Abana bawe bakurikiye ijambo ryawe kano kanya, imitima yabo yireherezeho Data. Nyuma yo kuriherezaho ubakangure aho ijambo ryawe rikora habashe gutentebuka, hameneke imbere yawe. Umugisha wawe nuzubane natwe, uyobore no gahunda mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kureba n'ubundi igice cya 18, nakita nka B y'igice cya 17, uko tugiye kureba ikivuga ngo Dema na Muka. Aya magambo abiri ari muri Bibiliya. Biratangaje cyane kubera yuko ibindi twagiye tureba byinshi cyane nta byabaga muri Bibiliya, zari inkuru zifitanye isano na Bibiliya hafi, ariko atari inkuru ziboneka muri Bibiliya diregitoma. Noneho ibi ngibi byo bifite inkomoko, tugiye muri Bibiliya. Dema na Muka. Muka mu isezerano rya kera ndetse mu gitabo cy'Itangiriro, Dema mu isezerano rishya ndetse mu nyandiko za Pawulo. Tugiye guhuza ibi bintu. Ndakwinginze ngo nawe winginge Imana aho uri, ibashe kugufasha muri bino bintu. Simbahishe turacyari ku bintu bijyanye n'ubutunzi. Nibyo tukiri kurebaho. Ikintu cy'ubutunzi ni ikintu kigufiya cyane, ariko gihisha ibanga rikomeye cyane. Ndinginga Uwiteka ngo agufashe ubyumve neza. Turi kuri Dema na Muka, aho dutangiye batubwira niba mubyibuka duherukana mu Kristo na byiringiro bamaze gusubiza ikibazo cy'ubugoryi mwishakira ndamu n'itsinda ryabo bari bamaze kubaza. Aho bamaze kubaza ngo ese umuntu aramutse abonye ahantu bamuhemba ibihembo byinshi, cyangwa agashaka kurongora umukobwa wo kwa runaka, cyangwa agashaka kuronka ubutunzi mu bundi buryo, akabona kugira ngo ibyo bintu bigereho ari uko yakihindura umukristo, aho yabakoze icyaha. Bo ubwabo bumvikana ko nta cyaha kirimo, ndetse banzura yuko ibyanditswe n'ubwenge biri mu ruhande rwabo. Igihe bajyaga kubaza mu Kristo na byiringiro cyo byumvamo, bababwiye bikomeye cyane ngo niba ari icyaha cyangwa ari mbi gukurikira Yesu kubw'imitsima, ntibizarushaho kuba bibi kumukurikira kubw'indamu zindi. Abakora ibyo twabonye ko ni indyarya nk'uko Yuda yabikoze, ni abarozi nk'uko Simoni w'Umuyekurene yabikoze,
ni ibisambo batanze urugero babikoze harimo Yuda, Simoni washakaga cyangwa abashekemu bishakiraga ubutunzi, kandi aba bose bacirwaho iteka ringana ryo kuzarimbuka. Niba ari icyaha gukurikira Yesu kubw'imitsima, byaba icyaha bingana tukumukurikira kubw'izindi ndamu zinyuranye n'izo ngizo. Reka rero turebe ikiganiro cyakomeje ngo bamaze kubabwira ibintu bahise bagwa mu kantu, basiga rya tsinda ririmo mwishakira ndamu, mukunda by'isi, mukunda faranga na ngumya, bamwe barafite nyirabukwabo witwaga Ndyarya, bari bamanjiriwe babuze ikintu bavuga. Mu Kristo na byiringiro bajya imbere, bagera mu kibaya cyiza cyitwa kwiyara. Mu Kristo na byiringiro abana b'Imana mu rugendo bageze mu kibaya cyiza cyitwa kwiyara. Ni ahantu noneho ibintu byose ni amahoro, Satani asa nk'utabaho, ibintu byose nta mahoro, nta zindi ntambara ziriho, ni ikibaya cyitwa kwiyara. Aba banyuramo banezerewe cyane, bakimara vuba kuko atari kinini. Ahajya guhera hari agasozi kitwa Ndamu. Muri iyo kibaya cyo kwiyara hari n'agasozi kitwa Ndamu. Ari umuhanzi yarigendeye ntawe ukiri ku isi, yararirimbye ngo cyagiye tuba tubona ibintu bimeze neza, tujye tuba amaso kuko ku musozo wabyo byanze bikunze hari umutego dushobora kugwamo ntituzongeye kubaho wundi, ntituzongeye kubyuka. Bakigera muri icyo kibaya cyo kwiyara, ibintu birimo biragenda neza, noneho ntawe uri kubahiga, iby'Imana kubyiga nta kibazo. Ngo ku musozo w'icyo kibaya harimo agasozi kitwa ngo Ndamu. Ndamu karimo aho gucukura ifeza, bazicukura mu rwobo rurerure. Abandi bagenzi bateshuwe no kuhareba kuko ifeza ziguma, maze begereye umunwa w'urwo rwobo, igitaka kirariduka, bagwamo baravunagurika barapfa. Abandi urwo rwobo rwarabaremaje, ntibakira ubwo burema, barinda bipfira. Ndagira ngo muze kunyumva neza, tuze kujyana ko gusigana. Ikibaya kitwa kwiyara, kukinyura munsi y'icyaha. Ku musozo wacyo ku ruhande rw'ati mu nzira hari agasozi kitwa Ndamu. Kari ahantu hariho aho bacukura ifeza n'izahabu. Abagenzi benshi abo gasozi bakagezeho baragenda bakajya kureba. Bamwe bagezeyo igitaka kirariduka, bakagwa muri cya cyobo bagapfa. Abagapfuye baravunika, abavunitse bahavana uburema, bukazenda bubica adasubiye muri ya nzira. Ndaza kugaruka inyuma nta kibazo. Maze ndota yuko iruhande rw'urwo rwobo bugufi rw'inzira hahagaze umuntu witwaga Dema, ahamagara bagenzi be ngo baze barurebe. Ahamagara mu Kristo na mugenzi we ariwe Byiringiro ati, yemwe nimunyure hano mubone icyo mbereka. Mu Kristo ati, ni ikintu kigikwiriye kudutesha inzira ushaka kutwereka Dema we. Dema ati, hariho urwobo rw'ifeza n'abazicukura, nimuze murabona ubutunzi bwinshi muruke bukeya. Byiringiro ati, reka tugende kureba. Mu Kristo Dema arahamagara abantu ngo nimuze murebe urwobo bari gucukuramo ifeza. Ni ahantu uri kugera ukabasha kuronka ubutunzi mu gihe gitoya, nyaboneka nimuze murebe. Abana b'Imana uyu munsi nawe twiteguye kuruha. Turimo dushaka kuri iki twabona amafaranga ku buryo buri simple. Ni ibiki twakora tutabizi icyuya kandi amafaranga akinjira. Ejo bundi umuntu arampamagara kuri telefone, arampamagara ati, burada waramutse gute? Nabwo ati, ni byiza, ndagira ngo ngire inama. Ese ukeneye ihe nama? Ati, rwose urabona ko ndangije kaminuza ariko nta kazi mfite. Ati, mbwira ni iki nakora? Mbwira ikintu nakora. Ambwira umubare w'amafaranga yari afite. Arangije ati mbwira icyo wakora. Nabwo ati, rero ibyo gukora ni byinshi cyane. Arangije atama condition ngo mu byo umbwira nkora ntuzane mwemwe byawe by'ubukristo, ngewe umurimo wose nawukora. Fa kuba ndabona amafaranga. Ati, ndabizi ubwo atanya kumbwira ngo ibi ngibi simbikwe ko Imana itabyemera. Hoya, upfe kumbwira fa kuba nabona amafaranga vuba. Ngaho hano tugeze, uwo wari umagaye no nawe yari umukristo, ariko amaye condition ngo mu byo mubwira sinzari mwambere y'ukristo. Mwishakira ndamu ngo nkunda kugendana n'Imana, ariko nkunda gutandukana n'abiyemeza kugenda ku mvura no kuzuba.
iyo kwambaye n'umwe kubyinana nawe ati aho kuri icyo kibaya abantu babona inyungu mu gihe gitoya. Byiringira teka tugende turebe. Mukristo ati ngewe sinjyayo kuko numvisha bavuga ko hari ahantu kandi ko hica abantu benshi kandi izo feza zimeze nk'ikigoyi kuko abazishaka zibabuza urugendo rwabo. Mukristo ararangurura abaza Dema ati aho hantu si habi ntihabujije benshi urugendo rwabo? Dema ati si habi cyane keretse kuba atitonda, icyakora bivugana ipfunwe. Byiringiro umuntu wari wakira ubutumwa bwiza vuba yumvishe ko ahantu hari ifeza ati twagiye kureba, natwe tugatunga amafaranga nk'abandi. Si wowe ntabwo ukeneye imodoka, usa n'ukeneye kubaka ukava muri renti? Twagiye kureba koko ubukene bagushimishije? Mukristo ati hariya hantu ni habi. Babibaza Dema, Dema we aho hantu duhamagarira, ubwo bucuruzi urimo tubwira kuzamo, iyo business urimo tusaba kuzamo ntabwo ari mbi? Dema arangije ngo abivuga n'ipfunwe, ntabwo ari habi keretse kuba atitonda. Uyu munsi akazi urimo ukora uyu munsi ntabwo ari kabi, kuko wazana umugenzi wawe akubajije ikibazo ni ikihe gisubizo umunsi wasubiza, akubajije ikibazo ni ikihe gisubizo wasubiza. Kuri uru rwobo abagiye baridukiyemo bamwe, abatarapfuye baravunitse bapfa nyuma ari ibimuga. Urwo rwo gushaka ubutunzi. Mukristo abwira Byiringira ati ntiduteshuke n'intambwe n'imwe ahubwo dukomeze inzira. Byiringira ati nzi yuko mwishakira ndamunaza Dema akamuhamagara nk'uko aduhamagaye ari buteshuke ajya kureba. Mukristo ati ntari bubure guteshuka kuko idini ye imujyana muri iyo nzira, ndetse ndakeka yuko azapfirayo. Ati cyakora ko ndabimenye none kuko twarokotse mwishakira ndamuha umuntu ushaka amafaranga nta nayagira, nagera ahantu noneho biramworohera. Ati idini irabimwemerera, icyakora najya azapfirayo. Dema arongera arahamagara ati nimushaka kureba. Mukristo aramubwira ati Dema uri umwanzi w'ingeso nziza zikundwa n'umwami w'iyi nzira. Umwe mu bacamanza be yamaze kuguciraho iteka guteshuka kwawe. Reka dusome, wenda munyemere dusome urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 ku murongo wa 10, kuko nabwiye ngo Dema ari muri Bibiliya turamubona. Urwa kabiri rwa Timoteyo 4, urwa kabiri rwa Timoteyo 4 ku murongo wa 10. Mwumve Dema uyu nguyu wari we aho ahagaze nuko yahageze, nibyo yataye, nibyo yahoze arimo kare. 4 ku murongo wa 10 haratubwira ngo Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none Agitesalonike, Kireshetani nawe yagiye Galatiya naho Tito. Kwa Dema icyatumye asiga umurimo w'Imana, ni Paulo yavugaga Dema yaransize kubera ko akunze iby'iki gihe. None ushakira iki kutuzana natwe muri urwo rubanza? Kandi twateshuka na gato umwami wacu ntiyabura kubimenya akadukoza isoni, aho dushaka kuzahagarara imbere ye dushize ubwoba. Dema wamaze gusiga Pawulo mu murimo w'ivugabutumwa ujya gushaka ubutunzi. Ariko mwashuti muzana twatangiranye umurimo muri korali turirimbana tubwirizanya ubutumwa, turi abapasiteri, umushahara ukaba muke bakabivamo, akazi akaba keshi. Dema yaransigiriye. Dema babucireho iteka kuko ukunda ubutunzi ari wo muzi w'ibibi byose. Dema arabasubiza ati ndi mwene wanyu, mwatinda aha hato nanjye najyana namwe. Mukristo aramubaza ati witwa nde? Ntiwitwa nk'uko naguhamagaye? Dema ati ndi mwene wanyu, nanjye ndi umugenzi wajyaga mu ijuru. Mwuka ko Dema ni umwakoranye umurimo na Pawulo, bakabwirizanya bakihanisha abantu. Umushahara wa mukeya ajya gushaka mu bagaciro Tesalonike, niwe mu gitabo cy'Umugenzi. Ntarayagwiza kandi harimo ingorane nyinshi nawe ubwo yamaze kuzibona, kuko igihe bamuhamagaraga ngo yasubizanyije ipfunwe. Bamaze ngo aho hantu si habi,
nanjye ndi mwene wanyu, ndi umubwiriza butumwa nta kibazo, ariko mwe kubura ubwenge. Mukristo aramubaza ati witwa nde? Ntiwitwa Dema kuko naguhamagaye? Dema arasubiza ati nitwa Dema koko, ndi uwo mu rubyaro rwa Aburahamu. Mukristo ati ndakumenye ko kuri uwo mu rubyaro rwa Aburahamu, ariko Gihazi ni sogokuru wawe, naho Yuda w'Isikariyoti ni so, nawe ugeze ikirenge mu cyabo, uratwoshya nka Satani. So yamanitswe, Imana imuhora ubugome, nawe ukwiriye guhembwa ibihwanye n'ibye. Koko uri uwo mu rubyaro rwa Aburahamu, gusa Gihazi ni so. Gihazi ni sogokuru wawe, naho Yuda Isikariyoti mwagambaniye Yesu ni so. Ukunda ubutunzi bukagira aho bugutesha inzira y'Imana. Ntabwo ndi mubuza abantu gukorera amafaranga ngo bareke akazi, ariko ngo igihe ubutunzi bugiye mu mwanya w'iby'Imana, igihe ubutunzi bufashe umwanya w'Imana, birangira nyirabyo arimbutse, kandi arimbuka nabi. Gihazi yapfuye ari umubembe, Yuda Isikariyoti yapfuye yimanitse, aramanuka ikubita hasi arasandara. Ngibyo ingaruka z'abantu bafashe iby'Imana bakabigurana ubutunzi. Turimo tureba abashaka ubutunzi babyitira Imana, ngo iyo bamaze kubona bwa butunzi, urukundo babukunda busimburwa abakunzi Imana. Baramubwira ati ibihembo byabonye Yuda na Gihazi bikwiye kuba ibyawe nawe. Nitugera aho umwami wacu ari, ntituzabura kumubwira ibyo tugiriye. Baramureka baragenda. Ibyo bishize, mwishakira ndamu kuko kwasigaye inyuma n'abagabo be. Mwishakira ndamu agera aho Dema yarari, arahamagara, arabarembuza. Uwo mwanya bajya aho ari. Bamwishakira ndamu kuko babonye ko idini yabo ibemerera kujya mu by'Imana no gushaka amafaranga icyarimwe. Bari bavuze ngo iby'Imana n'iby'ubwenge byose biri ruhande rwabo, ngo bemera kujya mu ijuru nta na kimwe bataye bajyanye ibintu byabo. Iby'Imana n'iby'ubwenge byose mu ruhande rwabo. Noneho bageze ahandi muri cya kibaya cyitwa kwiyara. Kwiyara bisobanuye kwibagirwa, wenda kuba tuzi Ikinyarwanda. Ahantu muragira nyine akumva nta kintu kimwe kimuhugije. Ni umuntu umaze kwiga, nta deni agifite rya kaminuza, akazi karabonetse, umushahara ntacyo awugaya, ashingiye umugore mwiza wo kwa runaka, mbega abana baravutse nta kibazo. Umuntu akibagirwa ko ari intambara y'Imana Rwanda. Noneho n'amafaranga akaza agashaka akiyongera, bikakubageza kuri umwana w'Imana. Uzi umuntu se wari ufite inka imwe yagize 5, iyo afite inka imwe ajya gusenga, aboneka mu rusengero akayicira umutumba akawusiga, akayahira ubwatsi akabusiga. Iyo zimaze kuba 5 ntabwo asubirayo, yirirwa arwana nazo zishakira ubwatsi. Ngibyo ibihembo abantu duhemba Imana yaduhiriye ikaduha umugisha. Umuntu wari umunasi cyangwa akora akazi koroheje k'ubwarimu, yari umwarimu w'usogonderi cyangwa primaire or college, amaze kugera ku rwego rwo kwigisha muri kaminuza, ndetse kubw'amahirwe yigisha nk'amakaminuza 5 icyarimwe mu cyumweru. Yataye gutanga isomo i Butare, abagiye kuritanga i Gikondo, yava i Gikondo akajya i Rukara, yava i Rukara akajya UTH. Mbega ni umuntu uhora mu ngendo zo kwigisha. Ku isabato nananiwe, reka ngende nduhuka. Ariko akiri umwe yabonekaga mu rusengero. Ngubwo ubwenge bwacu ukuntu bwuzuye mu mwanda nk'uko dutekereza. Nitugera mu ijuru tuzabwira umwami wacu bidukoreye. Mwishakira ndamahageze, baramuhamagara ahita ajya uwo mwanya. Icyo ntazi nuko bageze ku munwa w'urwo rwobo kurunguruka bakagwamo, cyangwa kuko bamanutse bakajyamo bagacukura, cyangwa yuko bagiyemo bakicwa n'umwuka ucumbukamo. Icyo nzi nuko batongeye kuboneka ukundi muri iyo nzira. Ntituzi na mwishakira ndamahageze yaragiye akarunguruka, ntituzi naragiye gucukura, ntituzi naragiye umwotsi wo kamutsindamo, ntibongeye kuboneka mu nzira y'abana b'Imana. Hari abantu benshi twabanye mu mwivuga butumwa, ndabyibuka. Twiga ibintu byinshi cyane nko muri Jiya. Muri Jiya bigishaga ibintu byinshi umuntu yabyaza amafaranga. Nyuma ya muri Jiya hari n'ibindi mubare twigaga byo kuvura dukoresheje ibyaremwe, nabyo byashobora kubyara amafaranga. Hari n'ibindi twigishaga byo gukora ibyo kurya,
nko mu cyiciro cy'abamama icyo bitaga mifemu cyangwa dorokasi, bigisha gukora amasabune, twarabyize ndabyibuka, gukora amavuta yo kwisiga, gukora inyama z'isoya, gukora amata. Ibintu babyigishaga nk'ubumenyi, haba muri jiya, haba muri dorokasi na mifemu, haba mu cyiciro cy'abarayiki kwigisha ibyo kuvura, babyigishaga nk'uburyo bwo kuba twatabara tugafasha imiryango ibabaye. Noneho hari ababifashe nka bizinesi. Reka mbabwire, ubu bishaka se kunyura mu gikari kuko ni ibintu byagiye banza ndabimubwira, abantu ntabwo bongeye kugaruka muri umurimo w'Imana. Bubatse inganda, bamwe ndabazi bafite inganda zikomeye cyane, zikora ibintu bikomeye cyane rwose, ni abaganga bavura bagakira, ariko bitewe n'indemu babonyemo ubu ntabwo bafite umwanya wo kuba bakicara ahantu, kuko ibintu byose bisigaye bibarira mu gihe amafaranga. Babaye abaganga, abandi babanyenganda, abandi babaye nyine nuko. Bamwe ngo ntituzi naragiye akarungurukamo cyangwa yaramanutse agacukura, ariko tuzi ntihongeye kuboneka. Shuti muvandimwe, Imana yadusezerana ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi mu rugendo rwayo yishyuye ibyangombwa by'inzira byose byageze umugenzi Kanani. Kumva irya Dema rihamagara, gushaka ubutunzi si binabivuze, ariko igihe buje kubangamira inzira y'iby'Imana, aho ngaho biba birangiye ubukozi ishyano. Mukristo aririmba ati mwishakira ndamu akunda Dema, bahuje umutima baranezerewe, umwe ahamagara umwe undi akiruka, ajya aho ari ajya gushaka indamu ye. Nuko rero bombi babihereramo, bahisemo iby'isi ntibarengaho, nta wamenya iby'amaherezo yabo, ariko bazajya bate mu ijuru. Barakeye muri cya kibago, barenze cya kibago cyo kwiyara, bageze hirya gato kuri gasozi kitwa Ndamu. Hirya y'icyo kibaya abagenzi bagera ku nkingi ihagaze nk'inzira, bombi irabatangaza kuko ishusho yayo yasaga n'iy'umugore wahindutse inkingi. Iyo ni inkingi babonye imbere, ishusho yayo irabatangaza. Noneho barayitegereza, bamara umwanya bananiwe kumenya icyo isobanuye. Nyuma Byiringiro abona amagambo yanditswe ku mutwe w'ubwo buryo, ku mutwe mu buryo buruhije, maze kuko atize gusoma cyane akamenya yuko Umukristo yabyize, aramuhamagara ngo ahari yabimenya. Araza amara umwanya asoma inyuguti imwe imwe, amenya yuko ayo magambo araya ngo nimwibuke Mukaroti. Hirya y'aho icyo kintu cyari kiri gucukurwa, hari inkingi yumye itagaragara, amagambo yari amaze gusibangana kubera ko yari amaze igihe kirekire, ariko uyegera ugasoma mwibuke Mukaroti. Aya magambo na Yesu yarayavuze, nimwibuke Mukaroti. Ahindukiye abinkingi y'umunyu. Imana yamubwiye ati Mukaroti hunga, aha hantu Sodomu hacumiye ku Uwiteka, ibirimo n'abarimo ngiye kuharimbura, icyakora ugira umugisha ku Uwiteka, please hunga uve muri iki kibaya. Mukaroti arahungana n'umugabo we, ageze imbere atekereza inka, atekereza ubutunzi, atekereza byose bimurutira agakiza Imana yari yamuboneye. Guhindukira bireba, amaso agenda urukebu, imitsi y'igikani iruma, umubiri uragagara, kugeza n'umunsi ahinduka inkingi y'umunyu. Abicitegererezo n'umuvumo ku bantu bose bazakora nka we n'abazatekereza kugurana agakiza k'Imana ubutunzi bw'isi. Mwibuke Mukaroti. Asomera mugenzi we, bombi bamenya ko ari ya nkingi y'umunyu ya Mukaroti yahindutse. Imana imuhora kureba inyuma kubw'umutima wifuza ibyo yavaga i Sodomu. Icyo gitangaza kibavugisha aya magambo. Mukristo aravuga ati tubonye iyi nkingi mu gihe gikwiriye. Byakurikiye neza koshywa na Dema guteshwa no kureba wa musozi witwa Ndamu. Iyaba twateshutse nk'uko yadusabye, kandi nk'uko washatse mwene data nawe, tuba twahindutse akabarore nka Mukaroti. Ariko iyo tugenda twari kuba urwo baseka. Byiringira ati ndihannye ubwo bupfu bwanjye, kandi ntangajwe n'uko nahindutse nka Mukaroti. Icyaha cye n'icyanjye bitandukanye bite? We yarebye inyuma gusa, naho njyewe nifuje no kuba najyayo. Nkozwe n'isoni kuko ibyo byinjiye mu mutima wanjye. Icyakora shima Imana ubuntu bwayo. Byiringiro
ati burya nanjye nagapfuye nk'urwo kuko njye nanabyifuje Muka turabitekereje nakebuka byinjiye yabyifuje shuti Imana ni inyembabazi kuko yari ataramenye byinjiye yari umukristo uhindutse vuba nta makuru yari azi y'ibyo gukurikira niyo mpamvu Kristo ari we wamucyashye byinjiye Imana ni inyembabazi ntabwo Imana igihora umuntu ikintu ataramenya umucyo ngo wange cyangwa awirengagiza umuntu amaze kumenya umucyo agahitamo kuwanga cyangwa kuwirengagiza nibwo abona akaga cyangwa akabona imigisha bitewe n'amahitamo yagize Mukristo ati twite ku byo tubonye hano tujye tubyibuka kugira ngo bizadufashe mu bihe bizaza uyu mugore yazize iteka rimwe kuko atarimbukanye na Sodomu maze arimbukira mu rindi nk'uko tubonye ahinduka inkingi y'umunyu mu byumve namwe abagiye kurimbuka Sodomu bagiye kurimburwa kubwo ibyaha bakoze Mukaroti we yakize Imana yamukijije ariko arimbukiye imbere abantu muri Egiputa basenza Imana ngo nibatabare Farawo mere nabi Imana icinzira mu buryo bukomeye bwo mu mazi abantu barambuka bakira ibyago byo muri Egiputa bageze mu butyo bagomera Uwiteka baraguye umuntu wese muri iyi nzira atarahagurutse ashikamye kuri Yesu ntabwo azagera aho ajya kandi n'umushikamyeho igihe cyose azamuvaniraho amaso Satani azamuhitana dutumbira Yesu we bandi ryo kwizera kwacu kandi ari gusohoza ariko rero cyane cyane ntangajwe byiringira ati uvuze ukuri koko duhindukire akabarore n'ikitegerezo abakabarore gatuma twirinda icyaha cye abe n'icyitegerezo cy'iteka rizaba ku bantu batazazirikana kuri akabarore ariko rero cyane cyane ntangajwe nuko Dema na bagenzi be bagitinze aho ngaho batinyuka gushaka bwa butunzi kandi aribwo bwatumye uyu mugore ahinduka inkingi y'umunyu nyamara we yarebye inyuma abwifuza gusa ntidusoma yuko yateshutse mu nzira n'intambwe imwe kandi iby'iteka ryamubayeho ryamuhinduriye akabarore k'iteka aho abari kuko bakubura amaso ntibabura kumubona ikintu gikomeye iyo Dema aza kubura amaso agatekereza neza yari guhitabona inkingi ahantu bacukura niho Mukaroti yarahagaze hejuru byasaga nkaho ni igitangaza kuko cyerekana yuko imitima yabo yinangiwe rwose Dema ari umuryango kwa Aburahamu ntabwo makuru ya Mukaroti yarayobewe Dema niwe yavuze ngo nanjye ndi umwe mu bisekuru bya Aburahamu kandi bivuze ko Mukaroti yari umugore wa Loti Loti umwishywa wa Aburahamu bivuze ngo Dema yari azi amakuru neza ya Mukaroti ariko arenga ku mateka ararengera aragenda twabaye ibitangaza abantu tubitangaza aho data yaguye aho mama yaguye ntituhatinye abanyarwanda ngo inkoni ikubise umukeba uyirenza urugo iyo utayirengeje urugo bukenera nawe yagukubita Mukristo ati ni igitangaza kuko cyerekana yuko imitima yabo inangiwe rwose ndabahwanya n'abahagarara kwibira imbere y'umucamanza ni umuntu ugiye kwibira muri kote bari gucira imanza ibisambo nawe agiye gukora mu mufuka bari guca imanza niko nabahwanya bari kwibira imanza zicirwa ibisambo ziri cyangwa abakegeta imigozi y'isaho y'amafaranga bakayibira munsi y'igiti bamanikaho abajura byanditswe yuko abisodomu bari abanyabyaha bikomeye kuko bakoreraga ibyaha imbere y'Uwiteka abareba nuko yabagiriye neza kuko igihugu cyabo cyari kimeze nk'icya Edeni yameraga kera nicyo cyatumye bamutera umujinya mwinshi abarimbuza umuriro uvuye mu ijuru ibyo bitumenyesha neza yuko abakorera ibyaha imbere y'akabarore kabahora imbere yabo kubarinda nk'uko Dema bikora bazacirwaho iteka riruta iry'abandi abantu b'isodomu bananiye Imana nta na kimwe yabimye bari bafite igihugu kimeze cyiza nka Edeni ya kera Imana ireba ikintu yabimye cyatumye bayigomera irakibura abantu bakora ibyaha kandi bazi ko bagenzi babo babiguyemo batarokokeye bo bagashaka kuhanyura niba tunyura hanyerera twamenye kwanyerera twigiza nkana nta burinzi bw'Imana busangwayo
byiringira ati uvuze ukuri koko, ariko ni imbabazi zikomeye z'Imana yuko wowe cyangwa cyane cyane ngewe tutahindutse akabarore nk'uyu. Nicyo gituma dukwiriye gushima Imana no kuyubaha no kujya twibuka Muka Loti. Mbona yuko bakomeza inzira bagera ku ruzi rw'Imana, ariko ari rwo Yohana yise uruzi rw'amazi y'isoko y'ubugingo. Inzira yabo yakikiraga urwo ruzi. Mukristo na mugenzi we bagenda biruka banezerewe cyane, bakanywa ku mazi yarwo, akabamara inyota, akabasubizamo intege. Kandi hakurya no hakuno yarwo hari ibiti by'itoto by'amoko yose, byera imbuto ziribwa, ibibabi byazo bakabirira kubabuza gutumba cyangwa kurwara n'izindi ndwara zifata abagenzi. Ubwo urwo ruzi rwacaga mu cyanya cyarimo uburabyo bwiza cyane n'ubwatsi buhorana itoto iteka ryose. Muri icyo cyanya baramyaga, bararyama, barasinzira, kuko ariho gusinzira biziguye. Uko bakangutse bagasoroma ku mbuto za bya biti, bakazirya, bakanywa ku mazi ya rwa ruzi, bakaryama bagasinzira. Bamara iminsi bakora batyo, igihe bashatse kugenda gisoye, kuko urugendo rwabo rwari rutari rwashira, bararya, baranywa, baragenda. Bakimara kubona iyo nkingi, bagombaga kugira isowari hamwe Uwiteka yari yateguye, bagombaga kuruhukira ba Muka Loti n'umuryango we. Nabo bakimara kurenga kuri iyo nkingi, bahageze ahantu hari ikibaya kirimo uruzi rucamo hagati, noneho hari ibiti biteye no hakuno. Imbuto zabo nizo zabatungaga, bakarya. Igihe bariye ibintu byabagwa nabi mu nda, bagasoroma ku mababi, ngo bikababuza gutumba. Ngo kandi ngo ibibabi by'icyo giti ngo keraga imbuto ibihe byacyo byose, ngo amababi y'ibyo bitagakiza indwara. Ibi bisobanuye Yesu yavuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri. Bari bamubwira isano ikomeye n'Umwami Imana, aho Yesu ari we wasigaye abasobanurira ukuri kose. Nta cyigisho gishobora kuba cyabatera urujijo. Nyuma yo gusobanukirwa ibya Muka Loti, abana b'Imana bahabwa imbaraga zo gusobanukirwa urujijo rwose batari basobanukiwe. Ibyigisho bitera mu gutumba ni ibyo umuntu atasobanukiwe, bikagwa umuntu nabi. Ukuri ni uku cyangwa ni kuriya, bagasoroma kuri bya bibabi bya wa muzabibu, bikabarinda gutumba. Twe turimo tureba Muka Loti, twe turimo tureba nshuti muvandimwe, gushaka ubutunzi si bibi, dukwiye kubushakisha imbaraga zacu uko bikwiye, ariko igihe bwitambitse mu by'Imana burimbuza abantu. Abana nk'uko nababwiye, uyu murimo urimo abantu benshi cyane bawutangiye. Igihe Imana yabahiraga ibahaye ubwenge babukoresha mu gushaka indamu. Nagize ubwoba ndimo niga abakurambere n'abahanuzi. Uwiteka atoranya abantu bo kubaka urusengero, yabahaye ubwenge. Amaze kubaha ubwenge, ngo baragenda babafunda ibitangaza. Bari batorewe kubaka inzu y'Uwiteka. Bwa bwenge bahawe, ngo bahise bava muri Yerusalemu ako kanya, bava mu gihugu cya Israeli, bajya kubukoresha muri Ashuri, bajya kubaka, ngo bajye bahembwa imishahara y'ibitangaza kuba abahanga mu kubaka. Ntabwo ari cyo Uwiteka yaduteguriye. Oya, ntabwo ari cyo. Twahereye ubuntu dutangira ubundi. Turi abana b'Imana, ntabwo turi abacu twigenga. Nkwifurije umugisha w'Uwiteka no guhirwa nawe. Nkwifurije kumuyoboza inzira yose akunyuzamo, ukayinyuramo wishimye. Reka dusenga Imana. Karame mubyeyi udukiza, ukiranuka muremyi wacu, izina gucyubahiro. Twibuke Muka Loti. Ubwenge bwacu bwajeho igihu, kwibuka biratugora. Dusabye imbabazi igihe cyose twateshejwe inzira kubwo kurengera inyungu zacu. Dusabye imbabazi kwigihe imitima yacu yamaze yifuza indamu kandi zikavana mu nzira zawe. Tubabarire Data, ngo utandutse inkingi y'umunyu, ntituzanahinduka yo bw'iteka ryose. Umugisha wawe ku bana bawe ubasobanurira amagambo yawe mu izina rya Yesu. Amen. Tubabwiriza ubutumwa
ubuzima bwiza twabuhawe n'Imana rurema yaturinze tukaba tugeze aya magi